Yes, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza mwebwe tubana kuri Machachari official, ndetse tugenda tubagezaho ibiganiro ndetse munabikunda. Ni ibiganiro tubagezaho ariko biba byibanda ku makuru y'umutekano, politike na diplomasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tubagezaho ko situation iba ihagaze mu bice biba bigiye bitandukanye. Nanone rero muri aya masaha nicyo kitugaruye ahangaha muri studio za Machachari official kugira ngo tubabwire uko byiriwe muri teritwari ya Rucuru. Ntago byari byoroshye mu gace ka Runga, aho amaze agezewe kuri 30 yatwitswe. Tugiye kubiva imuzini muzingo kabirangiriro ahangaha ni ntabwo ari kure cyane ya Ihura. N'ubundi muri teritwari ya Walikare hakozwe icyitwa gashya, aho abasirikare bari kubarirwa muri za mirongo bo ku ruhande rwa coalition bahaguye nyuma yo gutegwa ndetse bakarekwa bakinjira neza cyane. Bakozwemo cyane ku rwego rudasanzwe. Mwibuke ko ahangaha ariho havuye igitero cyagabwe Ihura. N'ubundi turaza kugaruka ku ngabo z'u Burundi zagaragaye ari nyinshi muri Haut Plateau ndetse na Moyen Plateau. Turerekeza muri Ronga, Ngando, Nyagisozi ni muri axe yabibwe na Nyabikeri. Anga akaba ari muri teritwari ya Masisi muri groupe ya Bashari Mokoto. Naho turebe ibyaho uko bimeze, hakozwe amasuku adasanzwe. Hanyuma turaza kuvuga ku byo Muhozi yagaragaje. Muhozi yaciye igikuba kuko yavuze ko igisirikare cye ndetse n'icy'u Rwanda ngo ari igisirikare kimwe. Nyuma yo kuvuga aya magambo, ibingiyi inyamakuru bigiye bitandukanye byaba ibyo mu Burundi ndetse n'ahandi byanditse, ariko cyane cyane ibinyamakuru byo muri Kenya byo muri Tanzania nabyo byagize icyo bitangaza, ngo dore ko leta y'u Burundi ishobora kuba iri mu marembera. Ibi byakomeje kugenda bitangazwa na bamwe, turabigarukaho. Amakuru y'indani ngo u Burundi bushobora guterwa isaha iyo ari yo yose. Ya ni amakuru akomeje kugenda aturuka hirya no hino, tutagomba kurenza ingohe. Hanyuma tugaruke ku bijyanye n'ibyavuzwe ndetse na Joseph Kabila Kabange ati isaha iyo ari yose aho nshobora kwinjirira hose, ati ni igihugu cyanjye, ati ndyaje ndinjiye, ati na Kinshasa nshobora kuyinjiramo isaha iyo ari yo yose. Ngayo nguko rero tugaruke kuri press conference, nabyo ibikomeje kugenda bivugwaho bisiga. Benshi bari kugenda ba diskita ku magambo agiye atandukanye, yaba yavuzwe na Colonel Nanga, yaba yavuzwe na Bertrand Bisimwa, bavuga bati nyamara hashobora kuba ari gututumba ikintu gikomeye cyane gishobora guturika isaha iyo ari yo yose. Murumva ko ari uko nguko situation zikomeje kugenda zitwara. Hanyuma muraza kunyemerera mbabwiye ko mu bice bigiye bitandukanye by'umurenge ubwoba ni bwinshi cyane. Byose turabigarukaho. Hanyuma icyo ngusaba nta kindi uretse kuntiza uwo mwanya, ariko kankorera subscribe nyamuneka, hanyuma tukakomeza tukaguka. Ukankorera subscribe niba utarayikora, reba cyangwa se sabone, ariko like, share ndetse na comment ni by'ingenzi cyane. Murakoze cyane. Hanyuma twinjire twazikire mu bice bigiye bitandukanye byavuzwemo imirwano. Gusa iyi nkuru yaciye igikuba, inkuru yaciye igikuba ya General Muhozi Kainerugaba yatangaje amagambo akomeye cyane, nk'uko ibinyamakuru nagiye mbona byanditse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuga ko ngo selon les informations à notre possession, l'armée rwandaise et ougandaise se prépare à attaquer le Burundi. Ngo ni amakuru ava indani kwa ndani, ngo ari kuvuga ko ngo igisirikare cya Uganda ngo ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda ngo bishobora gutera igihugu cy'u Burundi, ngo pour percer le mur de défense tracé dans les zones rouges Uvira, Fizi et Mwenga par les Wazalendo et FARDC appuyé par l'armée burundaise. Le Rwanda et l'Ouganda ont décidé de mener une attaque directement contre le Burundi au nom des raids Tabara. Ngaya makuru rero akomeje kugenda atangazwa n'ibinyamakuru, ati hari abasirikare bageze kuri 500 ati batraverse banyura muri Tanzania, ngo hanyura ngo n'abasirikare b'igihugu cya Uganda ngo bakaba ngo bashobora kwataka Uganda. Ngo leur objectif est d'encercler le Burundi pour lancer une offensive dans plusieurs coins de ces pays. C'est pourquoi ces derniers jours vous voyez les agitations des médias de l'Est de l'Afrique. Ati amakuru hari aragaragazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ngo cyane cyane byo muri Tanzania no muri Kenya, ngo bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi cy'uyu mugabo Evariste Ndayishimiye gishobora kuba kiri mu kaga gakomeye cyane, ngo kubera ko yaje. Ariko kandi mwibuke ko Perezida nyakubahwa Museveni yamubwiye ati wa mugabo we wakuretse ibintu byo kwivanga mu ntambara yo muri Kongo kutabizi, ati ukareka kuwitwa Mobutu Sese ko yivanze ku ntambara n'ubundi yo mu Rwanda akaza kujyana nayo, ati wabyitondanye. Ngayo rero ni amakuru akomeje kugenda atangazwa n'ibinyamakuru byo muri Tanzania bivuga ko
ngo ingabo z'u Burundi zaje muri cadre ngo yo gukalma cyangwa se ngo mukubuza manifestation populaire yari iteganyijwe tariki 29 z'ukwezi z'uku kwezi ntabwo ziragera, ngo ziteganyijwe ngo imyigaragambyo ishobora guteganywa kuri 29 muri gihugu cya Tanzania, ngo bakaba barambutse ngo ariyo gahunda ngo gufasha igisigare cya Tanzania ndetse n'abapolisi ba Tanzania ngo mu kurinda ibi ngibi, ngo ariko ngo burya gahunda yabo ngo nta yindi ngo nuko ataka igihugu cy'u Burundi. Ariko kandi mugabo bita Mozi Kainerugaba yari yatangaje amagambo akomeye cyane ku munsi w'ejo, aravuga ati igisirikare cyanjye namaze kugihuza n'igisirikare cy'u Rwanda, ati abanzi bacu baraje bahure n'ishyano, atabatwanga bagiye guhura n'akaga gakomeye cyane, ati ibi ngibi nibyo nakoze ngo kandi nkaba mbyishimira, ati u Rwanda RDF UPDF ati ni igisirikare kimwe. Ibyo nibyo bikomeje kugenda bivugwaho, ni mu bisanga nyamuneka ku minyamakuru ntibibatungure, dore ko bikomeje kugenda byandikwa hirya no hino. Munyemerere ahangaha tukihava duhite twinjira kuri situation sécuritaire uko ihagaze, nuko muri territoire ya Rucuru mu gace ko bita Runga, ahangaha ni muri territoire ya Rucuru bien sûr muri groupement ya Tongo, hakaba ari muri sheferi ya Bwito, hatwitswe amazu 30 atwitswe na CMC Nyatura iyobowe na Dominique Ndaruhutse. Abaturage baje gutabarwa na mama 23 bakaza kwirukanwa, izi wazalendo zikirukanwa muri aka gace ka Runga, ariko bagasiga bakoze ako gashya kadasanzwe. Hanyuma hatuhavuye mu gace ka Kabirangiriro M23 ngo yahakoze agashya bageze muri za 30 hafi aho ngaho, ngo bahasize ubuzima, ngo nyuma yo kubareka bakinjira muri Kabirangiriro bakabareka, ngo hanyuma bakaza kubazingira, ngo abenshi bahaguye, ngo ndetse ngo abake ngo nibo bashobora kuba batarutse, ngo ariko n'abatarutse bashobora kuba bagiye bakomeretse ku rwego rudasanzwe. Nta makuru akomeje kugenda tugeraho akatubwira ko aka gace ka Kabirangiriro ka strategique ngo niko kagabwagamo katurukagamo ibitero byagabwaga Ihura yemwe na Peti ndetse na za Minjenje. Ahangaha akaba atari kure cyane ya Ihura buri iherereye muri metero 12 ndetse n'ahangaha muri axe ya Karembe. Ngayo nguko rero nibyo bikomeje kubera muri axe zigiye zitandukanye. Ingabo z'abarundi nyinshi zikomeje kwigaragaza mu bice bigiye bitandukanye, harimo nk'uduce twa Kipupu, Kangwe, Makarati ndetse mu Ngenzi na n'uduce tugiye dutandukanye tugeze muri 30. Abangaba rero bakaba bakomeje ngo kwigaragaza muri territoire ya Fizi ndetse na Mwenga, nyuma yo kugaragara muri Warungu bakubitwa ku rwego rudasanzwe, ndetse no muri Shabunda bakaza ibirindiro byabo byose bakabikubita hariya mu bice bya Fizi ndetse na Warungu. Gahunda zabo ngo bamaze kukipa amapozi yageze muri 30, aho ngo plani zabo ngo ari ugusenya Minembwe ngo ndetse bakanayitwika, dore ko n'indege zakomeje kugenda zigaragara mu kirere cya Minembwe ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Batanze ultimatum babwira abaturage bo muri ibi bice, barabwira bati nyamuneka mu baturage mushatse mwavamo mukitandukanya na twirwaneho, ariko abaturage baragarama baravuga bati reka ati ntabwo twakwitandukanye n'abana bacu, ati tuzabana nabo, ati n'ubundi aho muri kutubwira ngo tujye n'ubundi nta handi no kujya kutwica. Abaturage rero bakaba bakiri ahangaha. Red Tabara nayo yaragaragaye mu bice bigiye bitandukanye, akaba ari isa nkaho yakojeje agati mu ntozi ubwo yagaragaraga ivuga ko ngo ugiye ngo guhirika icyitwa Babuloni. Iyo Babuloni bavugaga akaba ari leta ya CNDD-FDD, bavuga ko bagiye kuyihirika. Ibi rero byatumye ingabo z'u Burundi ziza ari nyinshi muri ibi bice, zikaba zivuga ko ngo zigiye kuataka Minembwe ngo ndetse zikayisenya, ngo ndetse n'abaturage barimo bakagirirwa nabi. Rero mu gutanga ultimatum ko abaturage ngo bashobora kuza kugirirwa nabi, byatumye mama 23 nayo isubiza ku rwego rudasanzwe. Izi ndege zagaragaye mu Minembwe ndetse mu misozi amadrone, ariko ntabwo yigeze arasa. Ngayo nguko rero abangaba rero bakomeje kwigaragaza. turaje turebe uko bikomeje kugenda abyitwara, hanyuma tuzababwire uko gahunda zose zikomeje kugenda zitwara. Munyemerere rero ahangaha duhite tugaruka ku makuru akomeje kugenda avugwa muri axe zigiye zitandukanye, cyane cyane nka Ronga, Mukengwa, Ngando, Nyagisozi. Aha ni muri axe y'Abibwe ndetse na Nyabikere hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, imirwano idasanzwe, nyuma ko mama 23 ikomeje kwakora amasuka adasanzwe. Mwabantu mwe ni ibintu kugeza ubu ngubu twavuga ko
aya masuku yo guhiga FDLR ndetse na Nyatura, nyuma yuko wa wundi wa mu general afashwe, wa mukoroneri, ngo no mukoroneri n'amakuru twamaze kumenya ngo no kwavuka yitwa Kivuye, kavuga ngo kaba harakoza ari muri prefecture ya Kibuye, angaha akaba ari mu karere ka Karongi. Ubu ngubu uyu nguyu akaba ariho akomoka, uzwiho kuba yarisha abantu batari bake. Uyu mugabo rero nyuma yo gufatwa kwe, mama 23 yashyize imbaraga zikomeye cyane mu gace ka Ronga nga Mukengwa, Ngando, Nyagisozi, ni muri axe yabibwe ndetse na Nyabikere, akomeje kubera amasuku yo guhiga FDLR ndetse na Nyatura bigize intakoreka muri ibi bice bigiye bitandukanye. M23 yatangarije ndetse benshi yatangarije leta ya Kinshasa ko ngo twebwe nitwe twatumye mwebwe mufata imyanzuro yo kwemera ibiganiro, ni mwemeye ibiganiro kubera ko ari twe twabibahase. Ati rero nyuma yo gufata imijyi minini turaje dufate indi mijyi ndetse mubone mwemere ndetse guhagarika imirwano cyangwa se mubone mwemera gahenge. Mama 23 yabitangaje ku munsi w'ejo muri conference de presse, ivuga ko ngo kuba leta ya Kinshasa ikomeje kwanga ibiganiro ngo ari uko itarafata indi mijyi minini. Bavuga bati mwemeye yuko tuganira nyuma yuko dufashe Goma na Bukavu, n'ubu ngubu rero turaje dufate indi mijyi hanyuma mubone mwemere. Ati bitari ibyo ngibyo ahundi ntabwo mushaka yuko imirwano ihagarara, ariko kandi baje kwamagana n'ingabo z'u Burundi. Gusa aya magambo ateye ubwoba kuvuga bati gufata imijyi minini byo bituma mwemera ndetse mugahagarika n'imirwano. Ati turaje tubikore. Ibi mu by'ukuri navuga ko n'ubundi biba bitoroshe muri rusange. Hanyuma icyo nshobora kugarukaho n'ubundi andi makuru avugwa nuko Joseph Kabila Kabange yatangaje nawe cyangwa se nyuma y'inama yabereye Kinshasa, yari konterandi cyangwa se gusobanura inama yabereye mu bice bigiye bitandukanye. Joseph Kabila Kabange yagize ati nzinjirira, ubwo niwe wabibwiraga abaseti kikuni bakoraga restitution y'ibyakorewe i Nairobi. Yavuze ati Joseph Kabila rentrera au pays par n'importe quelle partie de la RDC, soit Kinshasa, Goma, Lubumbashi. Atazinjira aho ashaka, azanyura aho ashaka. Ati kuko ibijyanye n'ibyo ibihano mwamufatiye byo, ati byo nta nubwo abirimo na gatoya. Gayo nguko rero mwabantu mwe, icyo mbasaba ni ukutajya kure yacu, hanyuma tugakomeza tukabana mu makuru tugenda tubatangariza. Hanyuma General John Ngoyi, wa wundi witwa Kabila, waje gutabwa muri yombi, ibi ngibi bikomeje mu byo gutera cyangwa se hakomeje kubaho icyo dushobora kwita ibintu bidasanzwe, kubona ko uyu mugabo afatwa agafungwa ariko kugeza amagingo ye ngako atarashinjwa ndetse n'ibyaha n'ibyo bamukekaho, kuko kuba yarabaye umugare de corps wa Joseph Kabila akaba ari byo akomeje kugenda azira. Hanyuma ngo hari imfunguzo ngo za Soko 25 ngo ndetse ngo na telecommande ya drone ya CH4 ngo byaburiwe irengero. Telecommande ndetse n'imfunguzo za Soko 25 ngo byaba byabuze, ngo ndetse ngo byibwe, ngo izi ndege ngo zari zikomeje kugenda zirasa mu bice bigiye bitandukanye. Ngo benshi barimo barashaka bavuga bati ese zibwe nande? Na makuru dukomeje kugenda dukura ku mbuga nkoranyambaga, kugeza ubu ntabwo araba verifiye. Turaje tuyaverifie koko turebe niba imfunguzo zabuze cyangwa telecommande nayo niba yabuze. Na makuru akomeje kugenda atangazwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa yabasekeje ngumva ko ngo hari ibikoresho bimwe bibura kugira ngo drone zihaguruke n'ubundi zijye kurasa mu bice baba barateganyije yuko bigomba kuraswamo. Hanyuma rero wenda dusoza tugana ku musozo, murabizi ko abari amakuru ya nimugoroba. Nyamuneka tukomeza ndetse no kunabashimira kubera ko turimo turabona turegereza kuzuza 1000 kugira ngo umubare wa nyawo wemerwe, hanyuma dukomeze tujye tubageza amakuru ya nyayo. Rero icyo tubasaba nyamuneka, icyo tubasaba mwebwe ni ukutajya kure ya Machachari official. Nyine niho haba ari breaking news, ibindi turaza kuba tubigaruka mu makuru yacu ataha. Hanyuma ibya Evariste Ndayishimiye nguyu naho ngo ukomeje gutuka abaturage b'Abarundi, turaza kuba tubigaruka mu makuru yacu ataha. Nyuma reka tubashimire rero kuba mwadukoreye ku kaganza cyangwa se kuri like, hanyuma mukomeze mubane natwe amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.